nanjye nkasambana nkabona yo kwishyura inzu nkagira gute matabi inzoga mwese mubibare narasambanye cyane pe nyuma yuko mara kubyara ndasambana bishoboka ariko ubu ntago ariyo nzira ndimo naraye ahantu nararanye n'umuntu w'umugabo ansigira amafaranga yanjugunyiye tu twavuganye mwararyamanye twararyamanye amafaranga imbere aravuga ngiye mu kazi natinze kujya mu kazi ndamuhamagara bwese ku cyo wanjugunyiye amafaranga arambwira ngo nakuguze arakubwira ngo yarakuguze noneho ntekereje wenda n'abandi twajyaga tubona ndavuga abo n'abandi niko bagenda bavuga Ivano, this is the golden coin bwabo hita nyita Kazi kesi ndizera ko umeze neza udukurikira hirya no hino hatandukanye waba uri mu Rwanda hanze y'u Rwanda ku isi yose ukurikiye Yawe TV ndanakubwira ko ugomba gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu ko bitambuka umunsi ku munsi ndetse kandi ukandi kukazogera kugira ngo uko dushyize ikiganiro ukibone ndi kumwe n'umukobwa wo muri kubona hano kuri ni umukobwa ni igitsina gore reka mbivuge gutyo turuze kumenya niba ari umukobwa cyangwa se niba ari umubyeyi reka mbivuge gutyo mukobwa mwiza umeze neza si ubwa mbere mumubona ku ma screen yanyu yagiye agaragara ahantu hagiye hatandukanye amaze kuba umusitari kuri iyi mihanda reka tumwakire Fufu umeze neza meze neza ndashima Imana biracamo nayo cyane ndabona ucye kubera Imana nta kintu nyine kitaba Haleluya amen bajya bavuga ngo umuntu uzana utwuya ku mazuru nka gutya mama bamukunda kandi nawe ukunda mama wawe mama ndamukunda cyane umukundira iki mama wawe mama impamvu mukunda yarandeze ambera umubyeyi wa hafi nta kintu na kimwe yanyimye ubushobozi bwe yari afite yarakimaye nta kintu namushinze ni ukuri kw'Imana yambereye umubyeyi mwiza akugejeje nawe wakira agakiza muri aka kanya wenda bitewe n'ukuntu mbere yatekerezaga ko nari meze yarazi ko nashobora kuba nahinduka ariko nza guhinduka ibyo nari ndimo nabivuga ko nabikoreshwaga nk'ikigare mbivamo yes ibyo nibyo tugiye kura ibyo wari urimo abantu bakubonye ku mihanda cyangwa se ku yandi ma televiziyo bagiye bakubona ukora ibintu nyine twita tubyita ibishego cyangwa tubyita gukora ibintu nyine bihabanye n'agakiza utaratangira kumwe iyo situra aho ngaho biriya bintu wabyisanzemo gute kugira ngo utangire kugaragara kuriya biriya bintu ibyo aribyo byose ngende mu bijyanye n'ubusazi bijyanye no by'ubusazi biriya nyine ukura wagumeze by'ubusazi ukora nyine byo kwita nk'ibishego uvuga utukana inshuti yanjye na hano ubuzima butakugeza ntabwo twese dukora ikintu kibikorera ko tugikunze nk'abantu bari ku mihanda kano kanya ndabasabira umugisha kugira ngo bahinduke ntabwo mbasabira umugisha kugira ngo bakore ikintu kibi ahubwo ikintu kiza nabifuriza nanabasabira ku mugisha nubwo ku cyumweru ajya gusenga se cyangwa gukora amasengesho ndi home nabasengera nkabasabira umugisha kugira ngo cya kintu kibi bari gukora bakivemo bakireke bahinduke kuko nanjye nari nkabo mbere ariko nza kukireka mbona ko ikintu ndimo kitari kunjyana ntari kujya mu kintu nyine nari ndi kujya mu kintu gihabanye n'Imana ariko icyo kintu nyivamo kugira ngo tubyumve neza biraza kudusaba kumenya ubuzima bwa Fufu from the scratch tumenye Fufu ni muntu ki uze kutugezaho wagize kuri rura rwego gukora biriya uri kwita ko bitari bihesheje Imana icyubahiro kano kanya ndetse ukaza no gufata umwanzuro wo kuba wahinduka reka undi tukuzi nka Fufu amazina yawe yanyaye nayaye mfite amazina 3 nitwa Ishimwe Mucyo Fufu Ishimwe Mucyo Fufu Fufu yavukiye he mu bana bangahe ise afite ababyeyi twavugaga mama wawe birumvikana ko umufite uratubwira muri rusange turashaka twibwira kugira ngo hano kuri Yawe TV kano kanya babashe kumenya umuntu tugiye kuganira ikintu cya mbere banze kubasuhuza nizere ko mumeze neza turi mu gihe kitari cyiza cyo kwibuka abacu bagiye bazize jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 twibuke twiyubaka nicyo kintu cyiza navutse ndi umwana wa gatatu ndi umwana wa nyuma wacu turi abana batatu umuhungu umwe n'abakobwa babiri ukaba bucura mwaba bucura mu rugo ariko muri abo bana batatu ntabwo duhuje papa njye mfite papa wanjye ukwanjye ariko papa wanjye ntabwo duhuje njye mvuka i Kigali umukecuru yaje ari umwimukira avuye Gisenyi
aba i Remera ariko yari afite papa atari yambyara, niyo mateka bampaye. Aba yaba i Remera, papa wanjye amaze kwitaba Imana, mama baramwirukana ajya iwabo mu Ruhango, ako nanjye nkajya ngenda mukurikiye bitewe nuko nabaga kwa mukecuru, nkabona hari ibintu byinshi wenda nubwo nari umwana yenda banze kurwanaho ubwana mbuvamo ngera mu myaka nka 12 10, ako narakuze nyine naravumbutse kuko ndakeka mu gihe cyo gutwanda cyane nagitwaye ndi umwana. Ya njya mu rugo. Wari ufite imyaka ingaho twarinda? Imyaka 14. 14. Icyo gihe mwari mutu yani Kigali? Nari natwaye ndi na i Kigali. Papa wawe se ugeze uramuzi? Papa wanjye mfite imyaka 3 ntabwo umuzi. Ariko ubumona nko ku mafoto wenda. Sibu navuga nko ku mafoto kereka kumwe batungaga amakadre nyine nko mu rugo kwa mukecuru, ariko mu rugo kwa mama ntabwo navuga ngo ndayabona ko ndi kwa mukecuru ndayabona ngavuga dire papa wanjye ku mafoto, ariko face to face ntabwo navuga ngo ndamuzi. Watwayenda ku myaka 14, ubundi ni imyaka bijyanye n'uburezi bwo mu Rwanda uburyo babumeze bagomba kuba mu mashuri niba ntibeshye. Icyo gihe narakomeje n'ubundi ndiga. Wari umunyeshuri wa kangahe? Ngeze mu kane segonderi. Yego. Yarakoze cya leta ndatsinda njya mu kane segonderi. Icyo gihe ubwo wigaga he? Ndagomeza nari ndi mu Ruhango. Yego. Mbaho kuko nabonaga kuguma n'ubundi kwa mukecuru n'wite no kumubwira ndatwite, nkabona kubite n'uburyo yamfataga nkabona ntago bizakunda. Biba ngombwa ko ngiyewe ngomba kujya he mu rugo. Naragomeje ndiga mara amezi 6 n'wite inda nkifite, mara amezi 6 nyifite inda, ariko ndakuvuga nambaraga mama nyifite ishuri ngomba kurireka. Ishuri biba ngombwa ko ndireka nyine gutyo bitewe n'inda nari mfite. Reka icyo kintu kinda tukigani ubundi byagenze bite kugira ngo usaba warukira umwana 14 aba ari imyaka ntekereza ibikiri mitoya? Njyewe uzi ikintu mu buzima n'ubunyukunda se wenda nshobora kuzagwamo kenshi nubwo naba narahindutse, nkunda kwishima. Kuko n'umuniga wa Nendaro yari sister wiwe yari inshuti yanjye tunigana, ariko nyine nabo babinaha, ariko papa we ari ufite amazina aha nyine yakodesha. Mu gihe wenda nka weekend papa akamanuka akaza mu majyepfo akaza kureba mere ko bari bafite imitungo myinshi. Yego. Uwo mukobwa rero twari inshuti aza kujya anniversaire, ariko ayifetera kwa papa we. Bro wiwe mukuru nyine uwo ngo mukuru yari umusirikare. Yego. Yari yarafite ikiruhuko kwera ari hafi kujya hanze ariko ataragenda. Njyewe ngiye mu masho kunywa amabyeri, ngiye nkunda nibyo navuze by'agakungu. Hari igihe ukora ikintu ukagikora atari ko mu mutima kikurimo, ahubwo ukagikora kubera iki agakungu. Ngenda nyine nkurikira wa mbebe, ngenda ngiye kumusura nyine ambwa afite anniversaire, njya kumufasha inshuti yanjye ya hafi, muri make twari aba best. Yego. N'umukobwa? Njye n'umukobwa. Yego. Njya kumufasha birangira nsinze, njya kuryama mu cyumba cyo mu tipe nabize abandi bagiye kuryama. Anyway birangira bibaye ndakeka n'ubwa mbere nari nsambanye n'umuhungu naye narasambana. Nasambanye rimwe mitantwarinda. Twarinda. Ku myaka mike cyane 14 kuko 15 yuzuye mbyara. Ngo byakiriye usanzwe warasa wamenye ryari ko wasamye? Yari maze ntabwo nigeze numva impinduka kuri njyewe, ahubwo mu gihe cy'amezi, kuko hari ukuntu umukobwa nyine wenda ufite nk'umubiri munini inshuro nyinshi akunda kwigimba, akaba yamara n'amezi 3 atarajya mu kibada akakimara akavuga wenda nuko ko ibyo ndeba warabikuranye ukabubizi uvuga uti njyewe nyine nanjye nari mbizi, niyo mpamvu nahise menya ngo ndatwite. Wari usanzwe utaruka n'ubundi nari nsanzwe hari igihe nigimba nkaba namera amezi 5 ntarajya mu mihango, ariko amezi 3 ashize bitewe n'ubuzima bwanjye bwa buri munsi n'ubwo nabaga ndi trapu, numva ubuzima bwanjye muri njye hari ikintu cyahindutseho. Umva hari ikintu nkunze gushaka inshuro nyinshi, nagishaka nabwo nanakirye kikagaruka. Wa mutipe ubwo yarakiri gukorera naha afite safari kujya mu kwezi kwa ndumva natwaye inda mu kwezi kwa nabyaye mu kwa 8, ubwo natwaye inda mu kwezi kwa kangahera. Ubwo ni mu kwezi kwa 12. Yego, kwezi kwa 12. Afite ku gisafari mu kwezi niba ari kwa 4. Kwa 4 ndi mfite amezi 5. Ndi mfite ariko mu kwezi kwa 3 ubwo kwa 12 kwa mbere kwa 2 kwa amezi 4 nibwo namuhamagaye kuri telefone ndabugara mane ndagushaka duhure tuganira. Arambwiye se mucyo kutajya kumamagara wamamagaye kugira ngo bigende biti. Ndavuga basi njyewe niba ari n'icyo ushaka ndagikora ariko ndagushaka. Arankundira araza turahura
tujya muri chambre ndamubwira ntabwo nshaka gukora sex nawe, ikintu cya mbere nshaka man hari impinduka nyinshi zagiye ziba kuri njye numva zitandukanye nuko ibyumviro byanjye mbere byari bimeze. Ndamubwira nshobora kuba nkwite, ndamubwira kugira ngo ujyane muri leta urahitamo ikintu ni kimwe, turajyana iwanyu wabo ni hano Kacyiru, turajyana iwanyu ubwira iwanyu ko wantenda, cyangwa se turasohokamo hano ari uko polisi ije. Kandi nabwo nunafata moto cyangwa ugafata imodoka, iyo moto uri bufate turajyana aho babiri, iyo modoka uri bufate turajyana nkufasha amashati. Niryo sezerano naramuhaye nyine biba byo aragenda arabibabwira, abanza bambwira ati niba ibyo bintu byarabaye Yesu urifuza iki? Yesu uri kwifuza ko umuntu wanenda yari yemeraga ko yantenda, urumva nta mpamvu ko nari buvuge ngo umuntu ngo mujyane kujya kumufundisha kandi yemera ko yanenda kandi azemera no kujya kumfasha. Yego, ntabwo ibyo bintu nari bubikora. yarakuze umusore cyane yarafite imyaka nk'ingahe? Yarafite imyaka 22. Urumva imyaka ingahe yandushaga ntago ari myinshi, yarakiba ni wabo ubwo ngo nyine yari urumva yafaga isafari yabaga ari wabo. Iwanyu babyakiriye bate? Utubwiye uburyo wabiganirije boyfriend cyangwa waguteye inda, undi ari maze kugera mu mezi 3 angahe gutyo, urumva ko byari bitangiye kugaragara hanze, ngira ngo n'umubiri utangiye kubishyira hanze niba ariko nabivuga. Iwanyu babimenye ryari, babyakira gute? Niba bibabwiye cyangwa umuntu bwa mbere nabanje gutinya kubibwira ni mukecuru wanjye, kuko mfite mukecuru ugira amahane. Mama wawe? Mukecuru ugira papa wanjye, kuko rero vuga ndamuka mbimubwiye biraba ibindi ahubwo ikintu nakoze bwarakiye mu gitondo ndebuje, kuko nigaga ahantu habiri. Iyo nabaga ndi i Kigali nabwo banyerezaga kujya ku ishuri, naba ndi mu Ruhango nabwo nkajya ku ishuri. Umuntu navuze ni mbikiye mu gitondo bwira mukecuru ndarwaye, ndumva nameze neza nshaka kujya kwa muganga. Mukecuru kuko afite imodoka arambwira ati we nshaka gushyira mu modoka ukagenda nkajya kujyana ukajya kwa muganga. Akuntekereza ko hari ikintu nakoze kandi icyo kintu hari impinduka mu mubiri wanjye cyanteye. Ndavuga nk'ubu aramutse ajyanye kwa muganga agasanga ndatwite byaba ibindi. Mukecuru yampaye amafaranga 25,000. Arambwira tega ujye mu rugo ugende mama banza kujyana kwa muganga kuvuze numara gukira uzazi. Ngeze mu rugo ndakeka ntago nabanje guhita mbibwira mama, ahubwo nari umuntu ukunda kunywa amazi cyane, namara kuyanywa ku buryo ku munsi nabaga nangwa n'ubwanwa bubiri ariko nkayagarura. Higeze gucaho sinzabyibagirwa, ryamye hanze hacaho umuntu aravuga ngo ariko ngo uyu mukobwa wawe ntatwite. Mama aravuga ngo wapi ntago yaracyari umwana nagire cyo gutwita cyaba cyari cyagera. Mama bigeze aho ndavuga ako kugira bimenye naje kujya kuri moto nteze, hari ibi bintu ngiye kuzana ndi muri quartier home, ntega moto irangusha mvunika ukuboko. Yego, none kwera ko dukoresha intuza za bro nyine kwera ko ari umusirikare ntabwo tujya twivuriza kuri mituweli, dukoresha amanuza nizo dukoresha nizo twivurizaho. Ngira ngo ntago nzakujyana kwa muganga, nzabanza nkuvurize hano. Ariko nyuma kwera kurumva ukuboko kuri kwamaze kuvunika, mama yajya nkanda nkababara. Nyuma ndamubwira mama ndatwite. Nibwo yabonye kunjyana kwa muganga, aravuga muvuze ntago nagumisha umwana w'umukobwa ari hano. Ndashaka wanze menye umubwira iryo jambo, reaction yagize yari imeze ite? Nta relation. Wavuga mama cyangwa umukecuru? Mama wanjye, kuko cyo nago namubwira buri ahita anca mu muryango. Nta relation nyinshi yari bugire, kuko nawe yambera byara yabanje kubyarira mu rugo. Yarakumvise neza nta kibazo? Yaranyumvisha, aravuga bino bibaho ntagire mu bwa mbere wenyine. Ikibazo kibi cyabaye imbogamizi, yaravuze uracyawe umwana. Tekereza ku myaka yawe ufite byibuze udafite nk'imyaka 18. Ufite 14. Ufite 14. Ibaze nk'umuntu uzakumva ngo uyu bwawe wabyaye uryo uri umwana. Mama wanjye yarabyakiriye anjyana kwipimisha muri PV, ko yavuga n'umuntu umugabo wawe ntago ari hafi ngo mujyane cyo kwipimisha. Nta kintu mama wanjye namushinze. Yego, wenda muri hariho ababyeyi bumva ko umwana yatwaye inda bakumva ko yacinka amabere, ariko yatwaye inda bwa mbere ni ikintu kiba cyagwiririye umwana w'umukobwa, ntago ari ikintu aba yakoze kubera akagishaka. Ariko kiba cyavuye mu makosa cyangwa se cyawe yakoze cyaha. Oya, imyaka 14. It's okay, ni imyaka 14. Ngiye impamvu nakubwiye nabanje gukunda agakungu. Yarakuzi kandi mama yarakuzi. Mama wanjye yaranze. Kuko ari igihe nicaraga nk'ubuga kano kanya, kuko sinago nzi gutunga telefone ya Gatoshe. Yego, wenda nka telefone nyifite ndi muri chat umuntu agahita ambwira ati wenda okay mani turi hano turi kunywa byeri, agahita amamagara kuri telefone nkunda za mvugo z'ibirara mani yererere nsekunda bya bindi wavuzemo. Kuko namwe mvuga ngo kano kanya ndakura n'ibirara ndakura n'iki ya
nzikunda cyane mama yanambwira nkambwira muri sirenge za danje mama akajya ambwira ati icyo uzabona icyo uzakuramo uzagifatisha abiri yego ariko nje sinyumve yumva ko ibintu byose ari kumbwira nta kintu bimaze ari icyo ari ubusa nkavuga ibi nta kintu bimaze ahubwo namenye agaciro neza k'umubyeyi ariko ntwahinda uremeranya n'abantu bajya bavuga ko umukobwa akunda nyina yabyaye nawe niko byakugendeye nari umukobwa nzi neza ko ngomba kwambara ijipo iciye hano igeze hano mu kibuno uko mbishaka uko numva nyine muri njye numva bindimo nkaba ariko mbigenza ariko iyo umaze gutwarira kuko hari igihe cyageze mu gihe maze kubyara ndakeka mama wanjye akajya ambwira ni umubyeyi ndamukunda ariko mama wanjye yarambwiraga ngo uri umubyeyi warabyaye ariko ugomba kujya gufata inzu yawe nanjye handi ni mu rushyi bwa data abagore babiri babana mu nzu nta bagore babiri babana mu nzu cyangwa se urumva nta kazi nari nzi kubera kumenyera ubuzima bw'i Kigali kumbwira ngo ujya guhinga cyangwa ujye gukora iki kindi nta kintu nari nzi cyangwa se ujya gukorera amafaranga usutunga umwana wawe ubwe se mama nzabikora gute kambwira ugomba kubyiga ariko ntabwo yabimbwiraga kubera kanyanzi yabimbwiraga kubera urukundo kugira ngo arebe ko nanjye ari ikintu nibwira nk'umuntu wabaye umuntu mukuru wabasha no kurira uwo mwana wabasha no kwibeshaho rega mu gihe mu hari nkishura niyo ubwo se ntiyarakohereje mu mihanda ntawe ufite aho bihuriye n'ukuntu wagaragaraga n'insi nta hantu bihuriye kuko njyewe njya no kujya mu buzima toke bwa geto niko nabivuga ko yamba geto mu buzima bwa geto njya kujya mu buzima bwa geto nacitse mama shika kuko njyewe mara kuva mu rugo nagiye kwa mukecuru banyereza Tanzania kujya ku ishuri kujya kwiga bino bintu bya mekanike magezeyo masanga ubwo uwo mukobwa yavaga indimwe na mama nako na papa ubwo yari shangazi wanjye ariko bigasaba ko ngomba kuzinduka mu gitondo ngafasha umukozi bafite akazi ajya ku ishuri nananiwe cyangwa se nyogosenge shangazi cyangwa nyogosenge noneho njye nabonye ntabishobora kubera ko nari n'ikinebwe ndabacika nsaba lift za hano bya bino bimodoka binini biza mu Rwanda bemeruza mu mizigo nangiza mu mizigo ndabacika ndaza bita nza muri geto hano hambere nahereye ni mu Gatsata batabizi nyine bazi ko nyishyira aho nyuma yaho nibwo shangazi amagara ati umwana namubuze baramamagara ndababwira wapi ntago byakunda mwimatiriza ikintu kitandimo igihe kizanziramo ngiye icyo kintu nzagikora ariko aka kanya nubwo nabandi mu buzima bwa geto ndashima Imana kubera Imana bimfasha gutuma iyo nzu sinjya mbura ubwishyu sinjya mbura icyo umwana wanjye arya sinjya mbura icyo nambara Imana ni nziza n'ukuri cyane murabana mu nzu umwana wawe oya mama wanjye kubera urumva ndi umwana wa nyuma abandi bana sister wanjye yarashatse bro wanjye nagarashaka cyara mu gisirikare nyine umusirikare ninjye mupeti muto kubera urumva mu rugo nawe ndi mwana uhari nahise murekera mama ndamubwira nta kibazo niyige ariko umushakire ikigo cya internet kubera ko papa yemera kumwishyira nyine ikigo cyigenga aba aricyo yigamo umupeti wanjye ariga nyine abana na mama ise aramwemera nta kibazo cyane ni nawe umwishyurira ishuri nawe umwishyurira ishuri yego urabyaye ubwo turacyari kuri bwa buzima bwa Fani bwa Fufo urabyaye uvuye iwanyu ubuzima bwarahindutse uko byagenda kose byagenze biti ubuzima bwakiriye gute kuba uri umubyeyi kwisanga Fani mu mvugo y'iki gihe nyine bavuga ngo watwikaga ukaza kwisanga uri umubyeyi ubuzima burashira papa wanjye ndashaka umbwire bwarahindutse kuko hari aho nageraga wenda reka mbare nkawe yego kaza ngahita nkubwira ngo yo bro peace umusa ntago umwari w'u Rwanda ariko yakisanze ari kuvuga cyangwa se simvuge n'umwari w'u Rwanda n'umusore uwo ari we wese ntago ariko yakisanze ari kuvuga mwaramutse wiriwe neza umeze ute amakuru kandi bavuga ko ari byo bituma bakwira imihanda neza ndi kukubwira cya kintu cyatwishe mu mutwe kuko nanjye nari menyere kugenda mwana ufite gafege se kame ngakire umani hari akabyeri oya hinduka ukurikira Imana kandi zakwereka inzira nziza yo kugendera ugendere ku murongo ubu mwari w'umutima kandi uzabona umugabo mwiza ugukunda ufite icyo ushaka wimukunda kubera ko umubona ko afite imodoka wimukunda kubera kubona ko ari kugushukisha amafaranga ahubwo umutima mwereke ko ufite umutima ufite urukundo ibyo byose uzabibona kandi Imana izabigufashamo nta na kimwe izigera ikwima mu buzima kuko nanjye hari byinshi nagiye mbona kuko hari igihe wenda nk'umuntu nzi kera aka kanya ntabwo ari kumbona
umuntu wari unzi umenyere nyine ko ndi muri ya mani bro iki kano kanya ari kumva ari wenda ari kubivuga nkavuga Imana kubabarire akabona ko Fofo ntakiri wa wundi wa mbere. Babyakira bata abantu mwabanaga muri biriya benshi kireka wenda uzi abantu badapfa kubyemera se nkamwe batipe bavuga uri gukina ariko ngenda babwira oya abo mwahuriraga muri bya bindi Maria matabi inzoka mwese mu bare narasambanye cyane pe nyuma yuko mara kubyara ndasambana bishoboka ariko ubu ntago ariyo nzira ndimo. Ibyo nibyo nashaka kubaza, wisanze muri ghetto viwanyu maze kubyara ubuzima bisa nkaho wahise utakaza nk'ikizere cyo kumva ko wakongera gutwika ku mihanda cyangwa uzi ubuzima bwa mbere kwiyakira byarakoroheye muri rusange. Ubuzima bwa mbere nyisaga muri ghetto se natekeye kwa mukecuru umutwe mama amafaranga ibihumbi kuko nyisanga muri ghetto nagiye yo uwo muntu twazanye turararana bucya 40. Yari umugabo mwararanye ngishyiramo ghetto ngishyiramo ghetto ubwo yarakwishyura yararyamanye arakwishyura nakundaga kugira muri iyo minsi nakubise umuntu ndi mu kabari njya muri gereza bisaba ko uwo mukobwa nyine kuri polisi baca amafaranga 80 yo kumuvuza harimo n'indishyi akababara twarwanye birangira mukubise vide mbe nta no harangirika barandekura. Urumva mukecuru niwe nabwiye amaye amafaranga kuko nge ntawe nari bubone ariko ubwo nananze kubabwira hashize igihe maze nk'ukwezi n'iminsi muri gereza ndamuhamagara ndavuga mukecuru ndafunze ariko bari kunca amafaranga ya naye none ikindi cyari kiyongereyeho nta raranga muntu nari mfite kuko nari ndi mu hagiye bavuga imigududu ibiri Iremera ubwo urumva hano papa bari barankize mu irangamimerere ariko bamagenda atabizi neza atari shuwa yuko yarangamimerere nyirimo no kwandikisha nawe ageze iwabo akira mu irangamimerere ajyanza ndi mu mirenge ibiri urumva narangamuntu nari mfite byibuze akarambwira ate se ufite irangamuntu avuga nayo akambwira ku myaka ufite narangamuntu ufite nayo. Ubwo bagufunze ufite imyaka ingahe? Bamfunze urumva navuye mu rugo nujuje imyaka 17 muri 18 numva mu gihe cyo gufatira ngo kiba cyarageze niho bamfunze. Ubwo mpamagara mukecuru nabwa mukecuru ko bamfunze urabona ndi bufishene gute byagenze bite ndamusobanura arambwira ati ndagutangira aza no kumfata tujyana mu rugo marameza dupfungiranye mu cyumba bakajya baza bagakingura bagiye kuma ibyo kurya ndongera ndabacika nsubira muri ghetto. None ubuzima bwa ghetto bwa mbere bwangoye nabanye n'umukobwa akajya nyirukana yajya abona umugabo akamusuhura nyinje yakansohora we n'imvura yabiri kugwa atabyitayo akabanza akabonana na wa mugabo bagakora ibyo bakora bamara kubikora nkabura kwinjira mu nzu nyuma naje gufata nanjye iyanjye ghetto ndavuga gute icyo wakora ngiye ntagikora nibyo nabwiye ngo ngiyewe nakundaga agakungu ntago nakoraga ikintu kwera ko kindi mu mutwe ahubwo agakungu ndiko kanyushyaga nanjye nkasambana nkabona yo kwishyura inzu nkagira gute ariko nza kubona mbona ubuzima bwanjye ndikubwangiriza mbona ndacyari umwana muto ntago ndi wo kwirukira mu kintu kijyanye no kugira ute kumva ngo umuntu yansambagije mbona amafaranga wizeye Imana nta kintu na kimwe yakwima urakibona kandi ukakibonera kugira uko byagenda kose handi ugeze wumva uri mu bibazo bya bibazo urashyira ukabiva urabikiranuka. Uri gusengera muri hedine njyewe sinkubeshye ndi umugatulike ariko nkunda Imana wakira agakiza uri n'umukatolika nubwo bavuga ngo abagatulike ntibakira Imana ariko barayakira njye nkunda Imana kurusha ibindi nubwo wenda najya mu kabari nkambare nko mu kabari nkanyuye byeri ariko hari ikintu kimwe mbanze neza ko nubwo naba narisinze ntagomba kugwa mu runaka kiri bungushe mu cyaha nkagera mu rugo wenda nubwo nabasinze ngavuga Mana ku izina ry'Imana data umbabarire ku cyaha nakoze. Fofo mu buzima wabayemo bw'imihanda watubwiye ko wabaye muri ghetto ugasambana abagabo bakaza mukaryamana bwari ubuzima bubi ku bantu bashobora kugumva gutyo muri rusange ariko ndashaka nubwo tureke kubutwara muri rusange niki kintu cyakubayeho muri buriya buzima kikakubabaza mu buzima bwa uhora wibuka ubuzima bwanjye kikakubabaza handi uvuga uti iki kintu story nyine ibabaje igeze kuba mu buzima bwawe by'umwihariko mu gihe wabaga ku mihanda? Nuko nakuze nazi papa wanjye wenda
navuga nk'abana benshi ukajya mu nzira ukumva umwana ari kuvuga papa, umwana karame, mwana wanjye ndagukunda. Nyine nicyo kintu navuga cyambabaje, ariko n'umuntu waba waheremukiye papa tukajya tunahura mu buzima busanzwe, ihangane tugahura bya hafi. Icyo kintu numva cyambabaje, ngavuga nta rukundo rw'umubyeyi w'umupapa nigeze mbona. Nanjye njye mva ku ishuri muhobere mubwire papa ndagukunda, cyangwa se rimwe na rimwe ageza kumfata ku ishuri ambwira ati wenda mwana wanjye ndagukunda. Nyine nicyo kintu cyagiye kizerera. Komera fofo. Cyagiye kizana so best. Ngide gumva nanjye nkeneye urwo rukundo rw'umubyeyi w'umupapa tu. Ihangane. Icyo kintu nyine nicyo cyambabaje. Wenda nkabasha kubona mama akuse nk'abantu twiganaga, nkabona papa bo baje kubakira bavuye ku kazi, njyewe nafite uri buze kunyura ukicyura. Nagera mu rugo kwa mukecuru basanga mukecuru nyine nawe nyine ni haso nyine tu. Ihangane akwe nyine ikintu kibaho kugira ngo wige, ntabwo kibaho kugira ngo urebe mu mazi. C'est la vie, niko bavuga. Ni ubuzima kandi wihangane kuba warabaye imfubyi ukiri mutoya. Umuntu ashobora no gutekereza ko bishoboka byarabaye zimwe mu ntandaro zatumye wenda bimwe mu bibazo byakuye mu buzima biba, nibyo? Umuntu ashobora kwibaza kuvuga ati kubura umubyeyi ukiri mutoya ntibyabaye imwe mu ntandaro zaguteye kujya imihanda? Akenshi. Ihangane uri buze no kugenda ibyo bintu, ariko waje gufata umwanzuro nyine wo kubivamo, urakizwa, wakira Imana, uhindura ubuzima muri rusange. Zibamvu nakundaga kunywa itabi se niganya ibyo birara. Wenda papa njye nubwo yagiye gupfa kabisabira imbabazi, ndakeka ntago ruhe yagiye ntago yagiye mu muriro ngo twike, ishobora ko yaragiye, ntago mbizi neza, ariko ndakeka ruhe ishobora ko yarakiriwe neza. Papa njye yakundaga kunywa itabi. Nibyo nabwiwe nyine tu. Nanjye biba ngombwa ko ngomba noneho papa njye n'ijye mwana yapfuye asize kuri papa, na wundi mwana afite ntiyari nzi. Ihangane birangira nawe uri tumaguye. Birangira nanjye nyine de. Ese ngubu ntabwo ujye ugera ukumva uragashatse ko ubuzima burahinduka bro. Ubuzima wumva warahindutse ku buryo n'itabi utashobora kurebaho cyane. Itabi rwose wapi. Oya. Aha, nari ndimo ndakubaza kugira ufate icyemezo cyo kwakira gakiza, igitekerezo cyavuye cyo gukizwa ureka ubuzima bw'imihanda. Uzi kosa utakora. Ikosa ryo kugendera kuri reka mbibare nkaye ko ari we turi kumwe. Yego. Ntago nasanga Imana kubera ko nkugendeyo. Sanga Imana wobyikuye ku mutima wawe. Nyine niki iyo mbaza. Je mu mutima wanjye rimwe naricaye. Naraye ahantu nararanye n'umuntu w'umugabo. Ansigira amafaranga yanjugunyiye tu. Twavuganye. Mwararyamanye kujugunya amafaranga imbere, aravuga ngiye mu kazi, natinze kujya mu kazi. Ndamuhamagara bwese ku cyo wanjugunye amafaranga, arambwira ngo nakuguze. Arakubwira ngo yarakuguze? Noneho ntekereje wenda n'abandi twajyaga tubona, ndavuga bo n'abandi niko bagenda bavuga. Bundi bindimo ni ibiki? Se bimari cyangwa biri kumereza ize nyigisho nzima zigaragara. Biba ngombwa ko iki kintu ngomba kukireka. Igiye wenda kireka givamo. Nicyo cyabaye impamvu yo kuba. Ubwo n'abandi bameze gutyo bumvireho. Ngiye abantu ikintu nasibira abantu bumva ko bari mu buzima bw'uburayi. Wenda icyo tutarakigeraho tuno kugana ku musozo of course. Nagera nkubaze ubuzima bw'agakiza bumeze bute? Urasenga ugafashwa ukabona birayi bigakunda. Amavuta yo kwisiga. Wagiye muri Yesu. Ako uranakeye wagiye mu Mana n'amavuta yo kwisiga. Imana iragusiga. Ntakintu nashinze Imana pe. Haleluya. Amen. Okay, tugana ku musozo, gira ikintu ubwira abantu basize ku mihanda. Urabizi barasigaye baracyariho urubyiruko cyane cyane, by'umwihariko abantu bari mu buzima nk'ubwo Fofo yabagamo cyangwa se mwahuriraga muri iyo mihanda nyine. Gira ubutumwa bagenera. Ikintu nababwira
nuko bagomba kuva mu buzima bw'imihanda kuko nta cyiza kiri mu muhanda. Ikintu cyose icyo wumva ko ni cyiza bakeneye amafaranga cyo kenda byumva, ariko amafaranga urayabona mu gitondo n'ubundi ushobora kubona aka kanya bukira amafaranga wabonye uyamaze, nta kintu bimaze. Ariko uri mu Mana uko byagenda ko ushobora no gutekereza ngo nshaka fanta mu kandi kanya gataza kandi gatekerezo kandi kagufitiye akamaro kurenza ya fanta y'inote y'igihumbi ugiye kwishura. Katari ubusambanyi. Cya kintu wagikora koko kikakugirira akamaro kurenza note y'igihumbi ugiye kuki. Ikintu nagira inama abakobwa bari mu buzima bubi bwo mu muhanda, nabagira inama yo kubuvamo bakira agakiza. Insengero zirabategereje. Amen. Ntakiza nk'Imana. Reka tugushimire cyane Fofo. Nakoze cyane. Twizere ko n'ubutaha ubwo nitugukena kuri Yawe TV tuzakubona. Ndahari tayari. Okay, reka ngushimire cyane rero wakomeje gukurikirana ikiganiro ni kuri Yawe TV. Ndagusaba gukora subscribe, umunsi ku munsi tugiye kujya tumenaho dushyiraho ibiganiro kandi byiza byubaka bishobora kuba byagufasha mu gihe wakanze ako kazugira uko dushyize ikiganiro ukakibona. Nyita Kazi Kesi, the son of Africa, the busy bag, the king eagle, golden coin bwabo hita. Ciao ciao, nakagaruka Yawe TV.